bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala ati waylu likulli humazatin lumaz, ati hano bikakaye bikomeye biri kuri babandi banegurana. Ukabona umuntu amuciyeho wisubwira mugenzi ngo wakibonye kica akajisho, ubwo kakubayeho. Ariko nanone turi muri asiri, turi mu gihe gikomeye bavandimwe b'Isilamu. Ndababwira nzi ko mwese 100% mu bibamo. Tugeze muri asiri yogagiza igihuha gifite intebe kurusha ukuri. Mugitaho umwanya kandi muragishyigikira mukiva inyuma. Kubera iki? Kubera icyuho gikomeye. Bavandimwe b'Isilamu, umuntu ubunza amagambo an-namim wal muhtab, aba bantu babiri bangiza ibintu mu isaha umurozi ashobora kwangiza mu myaka 50. Aba bantu babiri bangiza ibintu mu isaha imwe umurozi ashobora kwangiza mu myaka 50. Ku rundi ruhande bivuga ngo uyu muntu ubunza ibihuha, uvuga inkuru zitarizo, uhora ashishikajwe no gusenya, uyu muntu ni mubi kurusha umurozi uroga. Ibyo ni ibihari. Ikindi bagaragu ba Allah, ntitukabeshwe n'ururimi. Mu bihe byashize ubwo mperuka aha nigeze kubabwira ngo umuntu nyawe abyibushywa n'ururimi cyangwa akananurwa n'ururimi. Ntabwo unanutse ari ukubera ururimi, ishobora kuba ari imiterere, ariko ushobora kuba ubyibuhijwe n'ururimi, ushobora no kuba unanuwe n'ururimi. Ndumva ari Ikinyarwanda cyumvikana. Kubera iki rero? Uru rurimi mubona ni silahu zu hadayi, ni ururimi rugereranywa nk'inkota y'ubugi bubiri. Iyo uruhengetse nabi uratema, iyo urugoroye neza rutanga amahoro. Intumwa y'Imana iti umuyisilamu mwiza ni wa wundi uha abagenzi b'amahoro akoresheje ururimi rwe n'iki n'akaboko ke. Ariko ubu siko biri. Abenshi bicanye ku bihuha. Kera umuntu yagendaga n'amaguru ajyanye igihuha, ubu noneho igihuha kigusanga aho wicaye, ariko ugashora kubera ko nticyakugeraho ku buntu. YouTube zirahari, channel za Kazarusenya ziruzuye, ibikorerwaho byo ni byinshi. Turavahe turajya he bavandimwe b'Isilamu? Ese natwe tube muri babandi umusizi yavuze ngo da'il ayama tafwaru ma tasha, ngo tureke ibihe byikora uko bishaka. Watibi nafsani idha hakama alqada, ese kubera iki yo ava noneho yafashe imyanzuro agategeka se kibagahanwa? Kubera iki ducubangana? Kubera iki duhungabana? Uyu ni umusizi uvuga ngo tureke ibihe tubirebere nyine abantu badusenya, abantu basenye duhari. Bavandimwe b'Isilamu, bigeze n'aho abantu bahamagarira ngo nimukore hijab. Alaysa haulai duati shaytan, abo sababwiriza butumwa ba shaytan ngo abantu ntibakore hijab.
Bano barajya gufata fatuwa zijafite aho zishingiye bagakwiza mu bantu batagamije kububaka, ahubwo bagamije kubakura kuri khayr. Muribuka no mu gihe cyaguma mu rugo muri covid, aho hafunguriwe n'imisigiti tugasari harimo intera, mujya mwibuka ko habaye hababwiriza ubutumwa nkabo ngo nimujye mu musigiti, kubera ko kujya mu musigiti ubwabyo gusara abantu bategeranye nta ibadi irimo. Murabyibuka? Ntabwo ari kera cyane, n'ejo bundi mu myaka ingahe ishize ejo. Aba bantu rero bavandimwe b'Islam nabareberwa kure, nabareberwa kure. Buri gihe kigira icyabyo. Ubu twebwe twugarijwe n'ikoranabuhanga, kubera ko ntashobora kukugeraho. Nohereza uburozi mu ikoranabuhanga, YouTube uburozi kabikwirakwiza, nawe ukabureba washoye waguze amayinite. Warangiza ati Allah akbar, ti wallahi arashe. Subhanallah, arashe gusa. Hawa arashe arimo aragusenya we wicaye, ugutwi kwawe kuzakubera umuhamya kubera kurimo kukumvisha ibidakwiye. Islam ibihe bya fitini intumwa y'Imana yavugaga birimo biratugereraho, ariko muri fitina abantu bitwara bate? Intumwa y'Imana yatugiriye inama yo gufata indimi zacu mu gihe cya fitina nibinashoboka, kubera ko idini ryacu ari idini rijya inama, adinu nasiha. Tugomba kugirana inama nziza kandi zubaka. Bityo rero bagaragu ba Allah, uru rurimi rudafite n'amagarama 100, ariko ndagira mbabwire ko rugaragura nyirarwo muri jahannam. Ruba intandaro yo kugaragura nyirarwo muri jahannam. Kubera iki? Muhasabu bima naqul, tubarurirwa ibyo tuvuga. Hadisi imwe y'intumwa y'Imana igira iti man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Ati uwumva ko yemera Imana n'umunsi w'imperuka azibande mu kuvuga ibyiza, kuvuga ibyiza, ariko atari ukubivugiraho ubonye nanone, kubera ko kuri maqami maqal, buri cyicaro burya bigira ikivugirwamo. Nuramuka ubonye ko nta byiza ufite byo kuvuga, iritazimu bisukuti, iyemeze kwicecekera. Burya nyiri kirimi kibi yatanze umurozi gupfa. Ibi bizaturinda, bizarindwa umma, kubera ko iyi umma yejeje ba Sarsar, ifite bakavugani. Iyi umma ifite bakavugani, ifite abantu bavuga paka bakarenga n'imbago zabo, baravuga bakarenga n'imbago, bakarenga ibya politike, bakajya mu by'idini, bakarenga bakinjira no mu by'imiryango. Ibi ni ibiremereye bagaragu ba intumwa y'Imana. Iti rero wumva ko yemera Imana n'intumwa yayo, faliyaqulu khayran aw liyasmut, azavuge ibyiza, arangwe n'ibyiza, atanga ihumure, cyangwa yemeze guceceka. Ariko twese nababwiye ngo 100% iyi umma yo mu Rwanda ibeshejweho benshi n'igihuha. Kanaka yavuze ubucano zirimo zirasohoka ku bwinshi. Bagaragu ba Allah, nimumenya ko bari abantu bafungura cano, wallahi wallahi ndarahira, ntabwo ari imani, ntabwo ari imani. Bari mu bucuruzi bwihishe mu ruvugiro rw'idini, bacuruza views bakabihakana, ariko ibimenyetso birahari, birahari.
wowe rero urimo urota umuriro utazi uburyo wacanywe. Ingengabitekerezo y'ubwangizi ikwirakwizwa iragucengeramo mu buryo wowe utabona. Ubu hari ibintu byo kwangisha abantu abashehe, hari ibintu byo kumvisha abantu ko RNC atari umuryango uhagarariye abayisilamu, mufti atari umuyobozi, barangiza bakajya hirya ngo ni abahawari. Anta awwalu kharij. Umuntu wese, tureke no kuba ari na mufti gusa, njyewe namenye ko uri umukuru w'umuryango, ari wowe uhagarariye umuryango mu rugo rwanyu, ukadiruka, ngomba kubahiriza icyubahiro cyawe. Ariko mwumva uburyo ntakerensa, nyamara maskini. Wallahi ejo Allah yamugerageje, usanga aza kamba ashaka wa muyobozi yakerensaga. Aduniya duwa, bavandimwe b'Isilamu, iyi si irazenguruka, ni umuzenguruko. Niba icyiciro cyawe kitaragerwaho, wenda wowe ni mu kanya. Ese uramutse ubaye ukaza kuba wa muyobozi w'abayisilamu, waba uwa mbere uhagarara imbere y'abayisilamu ngo abayisilamu njye sindi umuyobozi wanyu, ntacyo nabamarira. Ariko kubera nyine umuntu aravuga agaciro. Twemeranywe rero bagaragu ba Allah ko icyorezo dufite kidukomereye ari icyorezo cy'indimi zacu muri ibi bihe, ni icyorezo cy'ikoranabuhanga. Ariko ibisi bimwe ntabwo aribwo bikibaho. Nabahaye ingero z'uko byabayeho na mbere yacu, ariko turacyafite umwanya wo kwikosora, turacyafite umwanya wo kwisubiraho, turacyafite umwanya wo kuba muri ba bandi bumva ko idini ari ukujya inama. Aba bantu bataniye bagaragu ba Allah, mubafashe mubagira inama. Uyu muntu ukuzanira inkuru burya yakuvuyeho nawe atanga iyawe, nawe yakuvuyeho wamaze kuyakira nawe atanga iyawe, na mpamvu niko yiberaho. Bityo dutinye Allah subhanahu wa ta'ala, dukora ibikorwa byiza, twirinde ibikorwa bibi. Soza Allah subhanahu wa ta'ala ati kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah subhanahu wa ta'ala yatubwiye ko turi umma nziza. Umma kugira ngo ibe nziza rero, aba basekibi ntibakagombye kuba badutesha igihe. Ntabwo twakagombye kuba duta igihe kubabunza amagambo, kuba kwiza ibihuha, kubumva ko abantu bararenga bakarengera na ibada ya Allah. Ndabasabye n'abatanze amafaranga ya hija muyakuremo. Subhanallah. Kandi uyu wallahi menya n'indoto ze zitaramurotesha gukora hija. Ariko kubera iki? Al-hiqd, ishari wal-hasad, wallahi bitumurenga imbago. Ibyiza biri ku wundi ukumva ko byamuvaho kandi bitari bunakugarukeho. Allah turinde rero, turindire nafsi zacu, kubera ko iki cyorezo cyangiza nafsi mbere yuko cyangiza umubiri. Soza ndagira ngo mbabwire ko nubwo iki cyorezo gihari, ariko nanone n'ibikorwa byiza birakoreka. Allah subhanahu wa ta'ala ati wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Muri ibi bikorwa byiza bikorwa murushanwemo. Ntumwa y'Imana ije kutubwira rero bamwe muri abo, aratubwira ati mu gihe yazamurwaga fi Isra'i wal Mi'raj, yanyuze kuri kominote y'abantu, asanga abo bantu bafite ibikohwa, inzara ndende zikoze muri nuhasi, muri diyama.
izi nzara bazishwaratuza mu maso yabo, mu buranga bwabo no mu bituza byabo. Kubera iki bishwaratuza diyama? Uriya diyama niyo icyara kurusha ibindi bintu byose byo ku isi, ni nayo ikatishwa ibintu byose bikomeye. Aba bantu intumwa y'Imana babona barimo bishwaratura mu buranga bwabo no mu bituza byabo. Abaza Jibril, aramubwira ati mani haula. Intumwa y'Imana iramubajije ati bari abantu ni bantu ki? Jibril aramusubiza ati haula alladhina yaakuluna luhuma an-nas. Atabona abantu babeshejweho no kurya inyama z'abantu. Birashoboka? Yego cyane. Ntimubirebere ahari amakimbirane mwumva ngo byakozwe, ariko ibi ni ibimenyetso intumwa y'Imana itubwira yabonye ubwo yajyaga muri Israi wal Mi'raj. Atabo bantu rero ntabwo ari ukurya inyama gusa z'abantu, ahubwo banarengera ibyubahiro byabo, bigabiza imiryango y'abantu bakayisenya. Ibyiza ntibifuza ko bibaho. Abo Jibril amaze kubabwira intumwa y'Imana, twebwe duhise tubona ko ari muhtabun, ni babandi babunza amagambo, ni babandi bafata inkuru bakayibyibushya atari ukuri, babandi bafata inkuru bakayibyibushya atari ukuri, ni babandi bafata inkuru bakayitubya atari ukuri, ni babandi bashishikazwa no kubunza amagambo, ibibaye kuri mugenzi we agafata iya mbere akagenda akazenguruka kurusha isereri, agenda akwiza inkuru mbi, akwiza ibihuha, akwiza. Abo bantu alhamdulillah ni bake muri sosiyete yacu, ariko burya ikirayi kiboze kibangamira ibizima. Bagaragu ba Allah, reka tuze turebe nanone icyo ibi bivuga. Kubera iki tuvuga ko ari kabair, ari ikintu gihambaye, ariko maskini mu ndoro yacu twebwe tubona ko ari ibintu biciriritse. Reka turebe nanone igihe intumwa y'Imana ubwo yanyuraga kuri izi mve ebyiri, ikavuga ngo hano harimo abantu barimo guhanwa. Aba barimo guhanwa ntabwo barimo guhanwa kubera ibintu binini cyane, ntabwo bikoreye umusozi. Wowe mu ndoro yawe nubibona urabona ari akantu gato, ni gato. Umwe arimo arahanirwa iki? Arahanirwa kubera ko iyo agiye kwihagarika ntabwo yirinda ibimutarukira, ibitonyanga by'ubwandu bw'imyanda ye, kamvuge gutyo, cyangwa inkarize, ntabasha kuzikinga. Uko atungereje ziramugarukira. Iyo agarutse mukicarana ntumenye ibyabaye. Niyo mpamvu intumwa y'Imana itubwira ngo la yu'azzabani fi kabir. Ntabwo barimo guhanirwa ibyo mwe mukeka ko ari binini, ariko ubwabyo mu miterere yabyo ni binini. Uwa kabiri ni wa wundi ushishikara bunza amagambo y'abantu. Ururimi rwe ntirugoheka, ruhora rubunza amagambo, ruvuga ibitariho, ruvuga. Aha rero intumwa y'Imana ati bala innahu la kabir, ati muramenye nimubisuzugure ngo mubikerense mubona ari bitoya, ariko ibi bintu ni binini cyane. Nanone intumwa y'Imana iti atadiruna ma ghiba. Abasahaba baratunguwe,
intumwa y'Imana kubera iki tubajije? Baramusubiza bati Allahu wa rasuluhu a'lam. Icyo gisubizo twe ntacyo dufite, kizwi na Allah subhanahu wa ta'ala n'intumwa yayo. Intumwa iti zikruka akhaka bima yakrah, ati kuvuga umuntu mugenzi wawe kubyo kubitamunezeza, kuvuga mugenzi wawe ibitamunezeza. Akenshi bikunze no kuvugwa n'uvugwa adahari, uvugwa adahari. Abasahaba bati ara'aita in kana fi akhi bima aqul, ati se urabona ute ya Rasulullah mbaye mvuga ibiri kuri mugenzi wanjye bimuriho? Intumwa y'Imana irabasubiza iti in kana fihi ma taqulu faqad ikhtabtahu, ati nuramuka umuvuzi ibiriho uzaba umubungije, kumubunza wamukwirakwije nyine. Nuramuka umuvuze ibitamuriho, icyo gihe uzaba ukwije ibihuha. Bagaragu ba Allah, ibi ni bimwe mu bitwereka uburemere bwo kubunza amagambo, ni bimwe mu bitwereka kuvuga inkuru utahagazeho cyangwa kwiha guceshura inkuru ugamije gusenya. Allah aturinde kandi ayobora indimi zacu. Reka twongere turebe ese ibi bintu byabayeho ku gihe cy'intumwa y'Imana? Na byabayeho bibera n'imbere mu rugo ku ntumwa y'Imana, byabayeho bibera n'imbere mu rugo rw'intumwa y'Imana. Uru ni urugero rwiza rw'igihe kimwe intumwa y'Imana yari yicaranye na Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha, bicaranye baganira. Burya umugore n'umugabo hari igihe bicarana bakaganira, bakajya mu dukoryo, bakaganira ibyiza n'ibindi birubaka. Ariko igihe kimwe intumwa y'Imana yari irimo ivuga ibigwi bya Safiya, abivuga imbere ya Aisha. Buriya abagore bubakira mu gufuha. Safiya yari mukeba wande wa Aisha, ariko kubera ko abagore bamwe badakunda ko bavuga ibigwa abandi bagomba kubanza guhera kuri bo, intumwa y'Imana igihe kimwe atangira kuvuga ibigwi bya Safiya. Aisha arangije aramubwira ati hasbuka min Safiya annaha hakaza, ati ya Rasulullah, kigeno ryawe kabisa riri kuri Safiya, ngo ariko ngo ameze gutya. Ni fupi, ni igikuri ni igikuri, ni mugufi. Intumwa y'Imana iramubwira iti laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr lamazajatu ay lafasadatu. Ati ya Aisha, atukoze ishyano, atukoze ibikomeye. Ati ibintu ukoze iyo biza kuba ari ibintu bivangwa n'amazi y'inyanja, byari kwiganza mu nyanja bikayangiza. Icyo dukuramo ni iki rero? Turakuramo yuko kubunza amagambo ntibigombera gukoresha ururimi gusa, birashoboka ko byakoreshwa no mu bimenyetso, byakoreshwa no mu bimenyetso. Wakumva bavuga mugenzi wawe nguriya Nyabakiri, ntacyo uvuze, ariko ijambo Nyabakiri risobanuye byinshi. Ibyo
ni bimwe rero mu bikomeye abantu benshi twakagombye kuba mu byo twirinda. Bityo rero bagaragu ba Allah, ndongera kubibutsa nanjye ntiyibagiwe yuko Allah subhanahu wa ta'ala ariwe mubaruzi ku biremwa bye. Allah subhanahu wa ta'ala niwe utubarurira ati wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi la, ati mwagaragaza ibyo mufite mu bituza byanyu mwabihisha, ubarura ni Allah subhanahu wa ta'ala.